Murakaza neza kuri channel yacu. Iyi ni Maxon Wisdom TV. Muri iki gihe hari ingo nyinshi zirimo gutandukana, intonganya, abashakanye batumvikana, bitana ba mwana kubera ikibazo cyo kubura urubyaro. Wenda atari uko badashobora kubyara, ahubwo hari ibindi bibazo byihishe inyuma ubwabo badasobanukiwe. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, iki nicyo gihe gusobanukirwe byinshi ku buzima bwawe. Tugiye kuganira ku buryo butandukanye wakoresha ukiyongera amahirwe yo kuba wasama. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho rero ni ukugira ibiro biringaniye. Kugira ibiro byinshi bishobora kugabanya amahirwe yawe yo gusama, kimwe no kugira ibiro bidahagije cyane. Igihe ufite ukwezi guhindagurika, ibi nabyo bitera ikibazo. Fat cells cyangwa singirangingo zibika ibinure, iyo ari nyinshi cyane cyangwa nkeya cyane, ibi bigira ingaruka ku kurekura umusemburo udahagije wa estrogen. Uko uyu musemburo ugenda ugabanyuka rero, bituma amahirwe yawe yo gusama agabanyuka, kuko uko ikigero cya estrogen kigenda kigabanyuka, utakaza amahirwe yo kujya muri ovulation, ndetse iki kikaba cyatanga cyangwa se cyatera ikibazo cyo kudasama mu buryo bworoshye. Icya kabiri, kumenya neza igihe cyawe cya ovulation cyangwa se irekurwa ry'intangangore. Aha ugomba kumenya ko hari igihe cyangwa se iminsi mu kwezi kwawe aho amahirwe yo gusama aba yiyongeye kurusha ahandi. Aha rero ni mu gihe cya ovulation cyangwa se irekurwa ry'intanga. Niba rero ufite ukwezi kw'iminsi 28, ovulation izaba ku munsi wa 14. Ni ukuvuga ko umunsi wawe w'uburumbuke uzibanda ku munsi wa 12, 13 na 14. Iyi niyo minsi uzaba ufite amahirwe menshi yo gusama kurusha ahandi. Niba kandi ufite ukwezi guhindagurika, uzakora icyo bita impuzandengo y'iminsi yawe uko igenda ihindagurika. Ni ukuvuga urugero, nusanga impuzandengo yawe ifite wenda iminsi nka 35, aha ugomba kwitegura ko ovulation yawe izaba hafi ku munsi wa 21. Ni uvuga ko ari n'ubundi mbere y'iminsi 14 mbere y'uko ujya mu kwezi gukurikira. Ku rundi ruhande, reka niganire n'abagabo. Niba koko wifuza ko umugore wawe asama, nawe izi nama zirakureba. Gusa uruhare rwawe nuru. Menya ko hari amasaha meza aho amahirwe yo gusama aba ari hejuru kurusha ahandi. Nk'uko nabikubwiye rero, numenya neza ya minsi nakubwiye yo muri ovulation n'impande zayo, mugabo gerageza ujye mu gikorwa ku mugoroba cyangwa se nijoro mu masaha adakuze, wenda saa 1, saa 3 gutyo. Wongere ugerageze mu gitondo. Byaba byiza hagati ya saa 11 n'igice na saa 8 n'igice, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko aya masaha intangangabo ziba zujuje ubuziranenge kurusha ikindi gihe cy'umunsi. Gerageza ibyo bihe byombi, cyangwa se ugerageze hamwe muri aho. Ibyo bizaterwa n'umwanya cyangwa se n'ubushobozi ufite. Icya gatatu ni ukurwanya stress. Stress cyangwa imihangayiko duhura nayo mu buzima bikubitiraho noneho ko wabuze n'urubyaro. Ibyo biba ikibazo gikomeye, bikaba byahungabanya ukwezi kwawe, bigatinza ovulation cyangwa se bikanagorana ntinabeho. Aha rero icyo dusabwa ni ugukontorora stress. Aha wakwibaza uti ni iki nakora ngo ndwanye ubu bwoko bwa stress butandukanye? Nakugira inama yo kureba nk'ahantu hari piscine, ukajya ugira akamenyero ko koga muri piscine, gukora siporo ngororamubiri, massage, cyangwa se ukaba wakora n'ikindi kintu wumva ukunze mu buzima. Ubu ni uburyo bworoshye buzagufasha kugabanya stress. Icya kane, reka itabi ndetse n'inzoga. Aha ndavuga ku bagabo, ariko sindi bwirengagize n'uruhare rw'abagore. Kunywa inzoga n'itabi bigira ingaruka y'igihe gitoya ndetse n'igihe kirekire mu ikorwa ry'intangangabo. Izi ngaruka navugamo nko kuba udusabo tw'intangangabo
tudakora intanga zihagije ndetse zikaza ari nkeya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyindi ngaruka y'itabi n'inzoga ni ikorwa ry'intanga zidashyitse cyangwa se zidafite structure, shape cyangwa se imiterere biri normal. Ibi byose rero bigira ingaruka mu buryo zigenda zitambuka zishakisha mugenzi wazo, ndavuga intanga ngore. Ibi bikaba byatuma isama rigorana. Nanone kunywa inzoga nyinshi n'itabi bizateza ibibazo bikomeye ku mwana, nko kuvukana ibiro bidahagije ndetse n'ubumuga butandukanye n'ibindi byinshi. Icya gatanu, kurya no kunywa ibikungahaye mu ntungamubiri zihagije. Niba rero witegura gusama, imenyereze cyangwa se gira akamenyero ko kurya ibiryo bikungahaye mu ntungamubiri zose umubiri ukeneye. Ibi murabireba hasi mu masomo yacu yatambutse, tuhashyira amalinki ajyanye n'aya masomo. Dore bimwe mu byo uzirinda niba witegura gusama: isukari nyinshi cyangwa se ibyo kurya bifite isukari nyinshi, ibyo kurya bifite amavuta menshi cyangwa ibinure, ndetse n'ibindi byaciye mu nganda. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe. Iyi ni Maxon Wisdom TV. Murakoze.